akagozi k'urukundo turagukunda ito ibyishimo ni byiza akagozi k'urukundo. Yabijyanye itamara byaneza ese makuru atabagiye gukora isuku hanze ese cyo katakijyanye kanyimushyire sigiye navugiye makuru atari yumvara makura bici waramutse namutse neza makuru atari wewe ibingibi uri kubigira ibiki nayo yitaya ahubwo sinzi aho mwagiye ese arabonje niyo mutekesha habuzeho gato ngo n'izi nkweto zijyanye yagiye ibintu byose yabijyanye ubu nanjye bana we kamamagare boss mumenyeshe byambayeho. Halo mwaramutse nahuye n'akabazo nagira ngo nkubwire ko ntari buze ku kazi uyu munsi nabyutse nsanga umukozi yanyibye none ubu ngiye kumushakisha we na sinzi sawa kazi keza. Mukariro James waramutse waramutse meze neza nta kibazo niba waramutse ute amakuru y'akazi se uri meza nta kibazo biri kugenda iminsi myinshi ese nyinshi kabisa waruherutse ahangaha mwese James ko akazi biragenda se urebye nta kibazo kirimo kidasanzwe muri business byo nyine urabizi umunsi biragenda ejo n'ibigenda neza ariko byanze bikunze akiza nkurikije raporo mfite nta kibazo kirimo. mwese James muri iyi minsi akazi nabonaga katagenda neza urumva kandi nshaka ko tubiganiraho cyane. Nta kibazo ndahari rwose. None se hari message nakohereje kuri email waba warayisomye? Mashini yanjye yarapfuye ntabwo nabakoresha email ariko ubwo ni ubutumwa buriho ndaza kububona nta kibazo. Yes ubwo umaze iminsi ngaho utaza mu kazi? Ntabwo nsiba akazi. Yes ubwo waba utarabibonye gute? James wenda tutagiye kure message nari nakohereje nanayikubwira sibyo? Byaba byiza. SMS nari nakoherereje kuri email yawe yari SMS kwereka ko contrat yawe yarangiye. Contrat yararangiye akazi business ngiye gutangira indi kandi ikindi iyi business kubera n'ibyayijemo by'imvange narayigurishije nayiteje cyamunara. Ubwo rero sinzi ko biri bugende ubundi ikintu nyamukuru kinzanye hano ukugira ndebe ubwo butumwa nawe warabonye kubwira ko contrat yawe yarangiye ubu ngiye mu kandi kazi urumva. Kandi ikindi iyi business bitewe nyine n'amakosa yayigaragayemo mbere nawe urayazi ukuntu byagenze rimwe bagashaka no kudufungira business irahomba cyane pe. Ubwo rero uvuze iki amahirwe yawe ashobora kuba arangiriye aha kuko akandi kazi ngiye gutangira nkeka ko wowe utanagashobora urumva kuko abakozi bari hagije. Ubwo icyo kinzanye nyamukuru hano ni ukukubwira ko akazi kawe karangiye contrat yasoje ariko ubwo nta kundi kuba utari wasomye SMS basanga utari kuza no mu kazi ngo mubone. Wakoze neza wagerageje uko ushoboye. Ubwo rero ntabwo twabanye nabi najyaga nkubwira neza ko akazi kasoje n'ejo bundi utazagaruka ugasanga harimo abandi ukagira nawe nakwirukanye utanabizi urumva. Gusa akazi kasoje n'ejo bundi utazaza ugasanga business irimo abandi narayigurishije. Icyo nakora ahantu hakwiye umusaruro ufatika ndumva nagushimira kandi aho ugiye gutangira business yindi uzagira ibihe byiza. Gusa
nanjye kambe ndanoza raporo nanjye gukora ntabwo nubwo kontra yarangiye ntabwo naguha ibintu bitanoze mbiguhe biri ku murongo kandi cyane mama we twajyaga tuvugana nkamubwira izuza amakuru yatumva izuza yabaye igikumi ati ka kantu kari gatoya yabaye igikumi ishuri rirarega mama bakabya ni ukuri gusa nyine amaze n'igihe arwaye mama yararwaye yararwaye ntabyo namwumvise ariko nta kibazo ntabwo bikomeye narebe iyo muzadusure kesha anti urakeye bisanzwe iminsi urakeye noneho warengeje muradare nawe ubwiza bw'umuryango yaragufasha oya anti gusa ufite imisatsi myiza ko nawe ntukiyitaho ujya ufunga imisatsi imisatsi se ahantu mba stress zanyishe sha wicaye rero sinanakubwira uzi ko nimbyutse muri aka kanya ngasanga umukozi wanjye yanyibye umukozi sha ni ukuri umukozi nari mfite makurata wanjye yanyibye naje nsanga ibintu bijyanye mu cyumba hose mbajije umwana ngo yagiye gusa si umukobwa duhuye Murahuye? mvuye kuri moto duhuriye hari haruguru mvuye kuri moto nawe watega moto afite baga nini cyane yego yego ubwo birashoboka ko ari uwo nguwo kira Mariya na Yosefu ni ukuri pe niyo mpamvu ubona nanjye najagaraye umva nese anti kutahamagaye abashinzwe umutekano ngo bamukurikirane umukobwa simuzi sinzi iwabo ubwo se naba mvuga ngo iki ariko anti nawe ibintu byo gukoresha abakozi utazi ubwo si byo ni ibiki zega abakozi barazanga akeneye akazi nawe washyiraho stress z'uko ukeneye umukozi bavuga uti yizire kandi iyo utangiye akazi tubona ari umwana mwiza niyo mpamvu pe nyine ubwo nta kundi gusa byirengagize mfite anti wanjye mwiza cyane cyabaye igikomedisiyo mbega umwana mwiza akagozi k'urukundo turagukunda uduha ibyishimo ni byiza akagozi k'urukundo jenda gukunda nta mpamvu atakingeraho byamugendekeye biti namuhaye widi agenda ajya gutambaza abajama sinyimubona sinzi ukuntu byagenze kabisa none freeze nigenda nzifata njyenyine ntamubona ngo dufatanye gufata widi sinzamubonanira kubire namubuze kabisa byamugendekeye bitera aho niyaba yarahuye n'abababilonira shaka kuba yarahuye n'ababono kabisa bakamumerera nabi bino bibora ngomba kubikwa mama barazi ndakubona ndakure nubwo ndi kukurebera kure ariko ndi kukubona komera mama barazi none ubu ngubu nayo nshaka gukizwa noneho dore naguze n'inkweto mama barazi kigomba gukizwa bino bibora urana nabigaruye nshaka kumuha polisi ndamubwira ko swinginzi ivuye ibintu byo gukomeza kugurira imyotsi ndabirambiwe manika wenda nagira imana nanjye ngatabarwa Papa Barazi Beze beteniga noneho ndakurahiye swinginzi garuye mani ibintu byabaye n'ab'imihanda kira gupishe bara kira ngupise bara oya rasta mani ntago muri iminsi ndi kumva nshaka kwikoza ibipapa pro akerekerekere wapoesheje bara reka nkurireho uwanyuma ariko wowe utere wa bara utere no n'amasangerene ni sangerene ma wazumvishe ni mu mitsi no mu mano wangu ziri kugeramo ubundi ababizi badafata kano kantu genda ariko nanone nshaka kubirekana ibintu byo gufata kano kantu nanone niga wapi akumara samani nta kuntu twagarukira imana ubundi twarangiza tukajya twigira gusenga ariko mani rekaze nkubwira reka nicara ahubwo mbanze nkutema marasta mani yantema mani yantema ukuntu diro zese ntayo ubundi bimeze bitese mani mani wahuye n'ababonosi gereka nkubwiza ukuri cyenda nakubeshye narebye urundi rubyiruko rugenzi rwanjye uburyo rwitesha imbere mpita mvuga ati genda nakatiye naba ndi ingurube nuko byagenze mpita mvuga ati reka nkatire ariko ubu ibintu byo gukomeza gukurura imyotsi nshatse naryamye pe ariko mani rekaze nkubwira njye noneho nabonye polisi uburyo zigenda zitera imirabyo
mite ndambika hasi ndavuga ati ariko bari naguciye mu byo uvuga Jamene ngewe mu masaha 9 numvishe mami w'abarasi yaririmbye akaririmbo mani ahubwo se ni wumva hano tugiye kujya tuzamukira tugende tumurebe adutema akaririmbo numvishe mu masaha 9 mani nakumvishe papa barasi izi pora tugomba gukatira ingurube tugata imihanda nukujugunya twarangiza tukajya insengero yego bana tuvuga ati haleluya tugenda turebe mami w'abarasi mwana akaririmbo yateye mwana Jamene gukana akagozi k'urukundo Mungu wanjye yari yarakize pe. Waramutse muhungu wanjye. Waramutse muze? Waramutse neza? Bwakeye neza. Namahoro. Ya ariko muhungu wanjye. Mvuye muri dushe buriya abana baba barakize. Mwarakize mumeze neza ati mvuye muri dushe pe. Urumva bimeze ute se? Ndumva meze neza, ndumva nshayutse neza, nta kibazo. Abana utari wariyagirije. Biriya bintu byari byarandangije. Wariyagirije kandi rwose ugomba gusaza neza. Nuko rero mwafashe umwanzuro mwiza muhungu wanjye. Uriya rero nageze mu rugo mbona ubuzima ubayeho. Ndaba byibuze mbe nkuzanya ahangaha tube turi kumwe. Byibuze numara nk'iki cyangwa ibyumweru bibiri nawe uri kuruhuka mu mutwe mbese turahanga tuganira. Oya mwangiriye neza. Reba bya bintu byavuyeho reba ameze neza urabona ko meze neza. Agashati ntago wafunze udupesi. Ariko se kari ubwa mbere mba nyambaye kugira ngo ndabona banatebeje. Reba mwugo natebeje nanjye ubwose rwose. Oya urasa ko wabaye umusirimu. Wabaye umusirimu rwose. Konshyiramo neza niba nagakanda hano nagashyizemo simbizi. Nta kibazo. Ndakeye. Ahubwo rero tuzajyane no gusenga ndabona rwose wabaye umusirimu udasanzwe. Ubuse mama waranse none tugerayo mama azavuga ati none ni gutya nayo. Umusaza yarahindutse pe. Rero wa musaza we. Muri iyi nzu ingana gutya ko nabonye nta mudamu iyi minsi yose mpamaze nta umudamu yagiye muri misiyo umudamu byari bitabone za misiyo yagiye mu kazi ko nawe nabonye bimeze bite. Muze buriya rero mperuka kugera iwanyu mu rugo nsanga umukecuru gusa twe twaraganiriye na sister wanjye turaganira bo buri ikibazo cyanjye bari bakizi neza weho ntabwo wigeze wenda ubimenya bitewe na situation wari urimo ariko nawe kumenya ntacyo bitwaye. Umudamu wanjye rero ntabwo yagiye muri misiyo nk'uko bivuga ahubwo abandi badamu bamugiye mu matwi urabona hanze anga ntago abantu bose bifuza ko umuntu abaho neza aragenda. Ubu yagiye iwabo sinzi ngo aherereye he amezi aba 6. Ubu hano nabanaga n'umukozi 6 yose. Nabanaga n'umukozi nawe ejo hashize namuhaye agahushya ajya mu rugo ajya gusura ababyeyi be ariko ndatekereza ejo cyangwa ejo bundi azaza. Niyo mpamvu rero nawe navuze ngo tuzana ahangaha tube turi kumwe urabona ko nta kintu mvuze muri uru rugo byibuze tube tuganira tujya inama nawe buriya wari umeze nabi. Umeze nabi buriya nta muntu w'umusaza ukwishyura mu biyobyabwenge kandi warabyaye umuntu akagira umugisha urabona ko mbese kubura ahangaha ntanjye ndishimye. Uriya nawe mperuka guseka kera nyuma y'amezi 6 ashize mbere y'amezi 6 ashize ariko ubu ngubu urabona ko nta kibazo. Mbese ni uko nguko tubayeho ariko ndi muri gahunda yo gushaka uburyo icyo kibazo cyakemuka. Imana nibishaka rero bizagenda neza. Ubwo nawe urahari nk'umubyeyi wangira inama ukurikije uko byumva dore ko ufite wenda n'ubunararibonye mu buzima bwagiye bushira mwagiye munyura. Uzi ko wakubititse amezi 6 yose utabana n'umugore. Nanjye bw'ibyo sinari narigeze mbimenya kubera biriya bintu narindimo zirafuri narindimo zari zirenze. Amezi 6 ntazi ko umugore wawe yagiye umudamu abizi mushiki wawe abizi nari narabaye igicibwa pe. Biriya bintu bye byaranzengereje. Bintu rega nabwo ntago ari byiza buriya n'ubwo ubona leta birwanya
ntabwo ari byiza rwose, ntabwo byubaka umuryango nyarwanda. ndabimenye n'ibiyobyabwenge kuko amezi 6 umwana wanjye w'imfura umugore yaragiye ntabizi kuko narimbayeho rwose wa musaza we. umva muhungu wanjye uriya mudamu agomba gutaha kuva navuye muri biriya nongeye nabaye umuntu w'umuzima w'umugabo muzima uriya mudamu wawe tugomba aho se muze utambeshye. ubu urumva koko ugiye kubihagarika ukabivamo ku buryo ugiye gusubira kuri gahunda nk'uko wari umeze mbere? naramaramaje nasize muri waruzaniye Jennifer ni muri bwoko cy'isteze cyane inkuru nziza kuko James yendaga kuza kumucyura. nibwo yibutse se ego umuntu arabanza koroganiza shange byabo sinabimenya urebye no kuri sinaba n'ikintu ngiye mubwira ugora kukubwira ngo arahana cyangwa nza amakuru yiwe nubwiza nkuru ze zindeba urebye pe ni ukuri. ese wowe ati iki? nta kibazo mfite wowe kutagira ngo unyereke umukwe. aha abagabo bose n'aboko ubona budashaka oya bose ntabwo ari bamwe, nose uzagendera kuri murumuna wawe. sha nabanza cye muri bye nimbona bikemutse nzafata undi mwanzuro shanga urabizi. fata umwanzuro, urakuze nawe wubaka urugo rwawe. yashanga ndacyafite ubwoba ndacyabitekerezaho kandi umugabo ushaka sinawubona. oya senga wowe uzabona umugabo mwiza. yewe ndi ku mavi rwose simbira ko nyine nzababwira ariko reka tubanze turebe ko ibya Jennifer nibura hari aho byakwerekera nitubona Jennifer ibye biciyemo se twafata ibibazo. ubu urumva koko ugiye kubihagarika ukabivamo ku buryo ugiye gusubira kuri gahunda nk'uko wari umeze mbere? naramaramaje muhungu wanjye Imana ishimwe. nyizere naramaramaje. sawa nta kibazo rero noneho kankwe n'agatelefoni hanyuma ubu nanjye ngiye kujya nzajya umpamagara tuvugane njye mfite indi nta kibazo. siko zose zikora kimwe nuko akanga kari gatoya ariko byose zose zikora kimwe. ubu nanjye ngiye kujya nzajya umpamagara na mukecuru namusigiye agatelefoni nibyo hanyuma ariko nimugera mu rugo rwose muzashyira ibintu ku murongo kandi nzi ko bizagenda neza. Kira aka telefoni nakawe bagahamagara bate mwana we? aka telefoni rero ukanda ahangaha urabona ko izi ngizi ni nimero ntabwo watufata byose ariko icy'ingenzi iri kukwereka iyo umuntu aguhamagaye uko bigenda sibyo. urabona njye niba nkuhamagaye urabona hano kari kwaka harya bya bindi bita ngo akagozi k'urukundo turagukunda ibyishimo ni byiza akagozi k'urukundo ni karibu. Shanga urahageze se? Komera cyane. Iminsi myinshi. Mwana wana nimba kumbuye. Komera. Nta mahoro ndabona uzanye n'agapfukire. Ni karibu rero mutambuke mwicare hariya. Murakoze rwose. Nikosa Shanga. Hira rero uburyo bwose ufashe akayira uraza jugujugu rwose ubu urahageze. mwana wanjye urantunguye ewe gahunda ari uraje rwose ufata akabando ubu urahageze. mwana wanjye rero kubwire naricaye numva nekereje ku bana banjye ndavuga ati reka njye kubareba niko gufata kiriya gihaza uzi ukuntu kiryoshye mwana wawe uzi igihe ntarukira igihaza nyiheruka mu nzira muke nagihinze ahandi mu kabande ahandi wibuka hamwe ajya guca imisigati cyane mwana wawe oba nanahibagiwe ubu ngubu rero none se amakuru y'abana abana bari aho bari ku ishuri nta mahoro gusa nayo maze iminsi ndi kumwe n'umukozi ahangaha ariko nawe yagiye gusura ababyeyi ariko ejo cyangwa ejo nashobora kuzagaruka gusa natwe turi amahoro turi aho nta kibazo gihari mu buzima busanzwe mbese turamenye. none se mama w'abana ari hehe kadakoma
mpa w'abana uribuka ko naguhamagaye nkubwira ko yagiye. ndabyibuka. Iriya yahuye n'inshuti ziwe zimujya mu matwi, nawe mfite akazi nkora muri kampani nkataha igihe kisa nkaho mbese bwije cyane. Yego. Nuko umugore ambera umugore. Ushaka kumva ko yagiye? Ego, amezi 6 arashize uko turi gutanya no kwa 7. None se uramuhamagara telefone igacamo? Telefone icamo rimwe na rimwe, ubundi ntiwapfa kumubona, ariko iyo yose ahari ari amahoro. Gusa mperutse no kujya gusura mu rugo, sinzi nawe mwaravuganye, ariko nasanze wa musaza. Yego. Papa. Yego. Yo. Uzi ukuntu yabaye? Yabaye iki? Yagiye yishora mu biyobyabwenge. Rekera. Nuko ubwo ndamwitegereza mbona ukuntu ameze, mbona atari byiza. Ubu nawe amaze iminsi ahangaha, twari turi kumwe ahangaha, usanze ariko maze kumuherekeza, ahubwo sinzi bamwe mutabisikanya, ariko niba wanyuze mu muhanda wo hepfo we yahise afata moto aca ruguru. Amaze iminsi ahangaha, ubu nanya amaguru yarayangaya nibwo nari nkigera ahangaha. Ariko mama, nawe nishanga nakurangaranye. Mwana wa nta kintu bitwaye. Sanze nta kintu ndategura cyo kura kiragafanta uri gusoma. Mwana wa ntago nakanga icyo mwana. Reka nsomera. Abana se baraho? Abana baraho mpega gafanta gakonje mwana. Nako muzuba. Waruzi ko icyaka kimereye nabi. Nako muzuba komeza nanjye usanze maze kugasoma. Dore ko muri iyi minsi izuba ryabaye ryinshi cyane, mbese ntiwareba. Nose mwana wa kuvuga no gutaruka mbwira ukuntu musaza wanjye yishuye mu biyobyabwenge. Nyine urabona ko nge naremeruka mu rugo mfite imyaka 27. Ndabyibuka. Papa rero nawe niba wenda hari ari ubukene bwamuzahaje, yagiye akajya yigira mu kabari akanywa ko bwije nuko bukeye. Yego. Mama nawe yarimo kurira wa mushiki wanjye, nawe yarangije segonderi mu minsi yashize afite n'akazi ari gukora. Yego. Papa aragenda nawe yishura mu biyobyabwenge, nyine asanga abandi bagabo bakayirirwa ku kabari, ubwo ndabona bakanywa, bafite ngo umukire ngo bacururiza nawe ibyo bintu nyine by'ibimogi ngo ni dero babaga bari gukina ngo nabone bari amawidi. Ubwo bashakagamo amafaranga. Sinzi ko nabyumvise, nageze mu rugo ndumirwa. Ariko tumaranye icyumweru ahangaha, mbese yarahindutse nawe, mbese yaraje arisukura, namuhaye n'amafaranga ngo arebe ko hari ikintu bajya gukora. Nose uri kubona ibyo bintu azabireka cyangwa wenda yavuye hano umwigishije? Uko biri kose nkurikije uko namubonye nuko twaganiriye, ntabonye yiteguye guhinduka, yiteguye kubireka. None se ubwo ngubwo umugore wiwe amakuru ye nawe araho? Ayo ariko urumva nyine n'umukecuru uri aho ngaho bitewe n'akazi kenshi yagiye agira n'ibyo bibazo byose, ariko mu buzima busanzwe arakomeye cyane. Nakundi Imana ishimwe. Ariko no kurinda gushimiye kuba udusuye. Mwana wanjye numvaga mbatekereza kubona amafaranga ni ikibazo. Ubu naje n'ibirenge nca muri ka kayira hahandi hose. Uzamuka wa musozi? Ndazamuka nkagenda nicara. Niyo mpamvu abantu ba kera hamwe hari umva mwamufite impano y'urukundo, ngewe ntago nagerayo rwose. Naricaye ndavuga ubu mwana wanjye ameze ate? Ese yumva ko shangazi wacu mutekerezaho? Zaniye agahaza karyoshye kubi. Nuko ntazabona umwanya wo kugateka, nicyo kibazo. Mwana wanjye rero tuganiyeho, ngana nje reka ngende ndebe uko nagera imuhira hakiri kare. Yewe nibyo koko urugendo ni rurerure. Murebere ka gakoresho igihe begereye amahoro. Nuko ariko ndagushimiye pe, wakoze cyane. Nukuri mwana wa tuzakomeza tuvugane. Yeee.